gukunda ijambo ryayo. Nongeye kukwishimira cyane, nguha ikaze, nkwifuriza amahoro akomoka ku Mana. Hano kuri Trust and Obey Channel twongeye kukwishimira cyane, nkwifuriza gukomeza kubana n'Imana no gukunda ijambo ryayo. Njyewe ndi Musoni Flavie. Uyu ni umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana insanganyamatsiko, umugabane wa kabiri w'insanganyamatsiko nziza twatangiye kandi dukomeje, ivuga ngo inzira ifunganye igiye kurushaho gufungana. Inzira ifunganye igiye kurushaho gufungana. Uyu ni umugabane wacu wa kabiri w'iki cyigisho. Mbere yuko twiga, reka dusenge. Mana nziza, Mana nkuru, wowe uri hejuru ya byose, uri hejuru ya bose, kandi ufite igisubizo kirambye ku kibazo inyokomuntu ifite. Twongeye kugushimira cyane uburyo ukunda abo waremye, ukabitaho, warabacunguye, n'ubu uracyakurikirana iby'agakiza kacu, kandi ugiye kugaruka bidatinze kugira ngo aho abana bawe bari, nawe Mwami Uwiteka uzabane nabo. Reka uyu munsi wa none, ubwo twifuza guhinduka imitima, tukaba twifuza gukomerera mu byawe, turagusaba ngo ijambo ryawe ritwambike imbaraga kandi riduhumure, utubabarire ibyaha byacu kandi kwihana kwacu kwemerwe imbere yawe, kugira ngo ijambo ryawe riduhumure amaso kandi ibirenge byacu ubishyire ahakomeye kugira ngo bikomeze inzira ifunganye wadushyizemo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, umugabane wa mbere w'iki cyigisho twize amagambo akomeye, ariko uyu mugabane wa kabiri tugiye kureba isomo riri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 14. Matayo 7:14. Bibiliya iravuga ngo, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Mu magambo make, hari ibintu bibiri turimo gukomeza kwibandaho cyane. Icya mbere, iyi nzira iraruhije. Icya kabiri, abayinyuramo ni bake. Si uko batangiye ari bake, batangiye ari benshi, ariko uko igenda yigira imbere ifungana, niko abantu barimo kugenda bagabanuka, kandi ni nako irushaho kugenda igorana. Kugorana rero, gufungana kwayo no kuruhanya kw'iyi nzira, nibyo bigenda bituma abantu bayinyuramo ari bake. Ntabwo byari umugambi w'Imana yuko abantu bajya mu ijuru ari bake, ariko bitewe n'uko abantu benshi bakunze icyaha kandi bakaba bashaka no kujya mu bugingo buhoraho bakibitse icyaha mu mitima yabo, Imana yemeye yuko iyi nzira igorana, kugira ngo iyi nzira ifunge kamere yanjye niruba n'irari, kugira ngo muri njyewe haboneke imbaraga zo gutandukana n'ibyo bintu, kugira ngo Imana inyakire nta kindi kintu icyo ari cyo cyose kibi mfite. Rero niyo mpamvu hariho gahunda y'Imana yuko urugendo rugomba gukomeza, inzira igomba gukomeza gufungana, abayinyuramo bakarushaho kuba bake, ariko abo ngabo bake bazabyara umusaruro. Reka nkubwire amagambo akomeye nasomye mu gitabo Intumwa y'Imana. Ni igitabo cyanditswe na Ellen G. White, agatabo kitwa Intumwa y'Imana, page 68. Ni ku cyigisho cya 17. Ni icyigisho cyitwa inzira ifunganye. Izi nzozi yazigize mu mwaka w'1868 ari i Battle Creek. Izi nzozi zari zo gukomeza abiringira Imana, ni nabo zarotorewe. Icya mbere, habayeho kwitegura urugendo. Nyuma yo kwitegura urugendo, ndimo ndabaha inshamake y'uru rugendo uko rwari rumeze. Babanje kwitegura urugendo nk'uko abantu bose bitegura urugendo rw'iby'umwuka. Icya kabiri cyakurikiyeho, habayeho uruhande rumwe rwari ruriho imanga nini, ku rundi hari umukingo muremure. Inzira bagombaga guca nuko yari iteye, yari ifite imanga ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande yari ifite umukingo muremure. Rero nshuti zanjye, aha hantu hari ahantu hateye ubwoba kuhanyura. Mwibutse yuko izi zari inzozi. Ikintu cya gatatu gikomeye, yakomeje inzira, ariko uko bakomezaga inzira yarushagaho kuba imfungane kandi ikarushaho gucurama, igeza aho ibaye imfungane cyane. Urumva yuko uko bagendaga muri uru rugendo begera imbere, rwagendaga rufungana cyane. Twageze ubwo twihaye inama yo kutongera kugendera ku magare. Ubwo amagare arasigara, murabizi amagare niyo yakoreshwaga mu bigendanye n'urugendo rwa kera. Aya magare byabaye ngombwa yuko amagare asigara. Mu magambo make, birumvikana yuko bagiye gutangira kugira ibyo basiga. Amagare barayasize kandi ariyo yarabagize.
gukura ibintu ku magare byashyizwe ku mafarasi, amagare barayata ko bagombaga gukora urugendo. Muri iri yerekwa ryagendaga uko bateraga intambwe hagombaga kugira igisigara, ubwo basigaranye amafarashi baragiye. Uko twigiraga imbere inzira yarushagaho gufungana, dutangira kwigengesera ngo tutagwa mu manga. Murumva hatangiye kuzamo n'impungenge. Noneho igihe ikintu cyarakomeje, imitwaro yakubaga ku mukingo ikenda gutuma bagwa mu manga. Noneho ubwo bagiye gutangira gutekereza uburyo n'imitwaro nayo bayita. Twihambuyeho imitwaro itembagara mu manga, imaze gutembagara mu manga turangije turakomeza. Reka nkwibutse ko nshuti zanjye, uyu munsi abana b'Imana, Bibiliya itubwira yuko ibiturushya, ibiduhugije n'ibyaha twikoreye bigomba kugenda bisigara. Uyu munsi wa none iri yerekwa ni iyerekwa rikomeye ridufitiye ubusobanuro budasanzwe. Urugendo rwarakomeje rero, yarari mu iyerekwa. Twakomezanyije n'amagare gusa dufite ubwoba. Noneho habonetse igisa n'ukuboko kiratuyobora kitunyuza mu gihitasi. Bagiye kubona babona urugendo ruragoranye, bafite n'ubwoba mu mitima, inzira barimo barabona batayireba neza. Bagiye kubona babona ukuboko, kwa kuboko kurabayobora kukazaza kubereka aho bashinga ikirenge. Uyu munsi wa none ukuboko kw'Imana niko kuyoboye itorero ryayo. Ukuboko kw'Imana niko kwereka abizera aho bari bushinga ikirenge, kuko uru rugendo rurimo ruragenda rufungana. Inzira yarushijeho gufungana, tuva ku mafarashi tugendera ku murongo, umuntu agakandagiraho mugenzi we ashinguye ikirenge. Mu magambo make, na ya mafarashi yarasigaye, barangije bakora umurongo. Umuntu umwe ashinguye ikirenge, undi akaba ariho ashinga. Umuntu umwe ashinguye ikirenge, undi akaba ariho agishinga. Nshuti zanjye, nagira mbabwire, hari igihe biba ngombwa yuko urugendo rugorana. Ni nako bimeze mu minsi yashize, wageragezaga kureba umuntu aho ashinze ikirenge nawe ukakihashinga, umwanzuro afashe nawe ukawufata, kuko wavuga guti uyu ni umuntu w'Imana. Ariko imbere gato tugiye guhura n'ikorosi, aho abantu bajyaga bashingura ikirenge tukakihashinga, nabo bagiye gutakara bakava mu nzira. None ikirenge uzagishinga he? Urugendo rwarakomeje, hamanutse imigozi turayifata ngo idukomeze, ariko ntitwasigana. Bagiye kunabona imigozi iturutse mu ijuru mu iyerekwa, barangije barayifata. Ya migozi ibafasha kugendera muri ya manga na ya nzira ifunganye, ariko badasigana. Mu magambo make, igihe kirageze ngo abantu babone yuko bafashwe n'ijuru gusa. Nta muntu ugifashwe n'idini, nta muntu ugifashwe n'umuyobozi w'idini, nta muntu ugifashwe n'umuvugabutumwa w'ikirangirire cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, nta muntu mu bintu by'Imana ugifashwemo n'imyaka maze. Iki ni igihe Imana irimo kumanura imigozi, buri muntu wese agafata uwe mugozi agashaka hashinga ikirenge ku giti cye. Rero urugendo rwarakomeye, inzira yarushijeho gufungana, bisaba ko basiga n'inkweto, bagenda intera batazambaye, n'inkweto byasabye ko zisigana. Nshuti zanjye, nagira ngo nkumvishe yuko urugendo rumwe rurajya mbere, inzira ifungana n'ibintu bigenda bisigara. Turaje mu mwanya turebe ese birasobanura iki mu buzima bwacu bw'uyu munsi wa none, twebwe abariho muri iki gihe ubuhanuzi burimo kwihuta. Inzira yarushijeho gufungana, inkweto zirasigara, byageze aho dusanga n'amasogisi akwiye gusigara tukagenderaho. Bageze aho n'amasogisi bagendanaga urugendo rurayanga, bumva arimo arababangamira, bisaba ko n'amasogisi bayakuraho. Ikindi kintu gikomeye cyabaye, maze dutekereza ibyo abantu batamenyereye imiruho n'amakuba, tuti mbese ubu bari hehe? Ntibari bari muri iryo tsinda. Bageze aho bakomeza kureba uko inzira irimo gufungana, maze bavuga batari ko ba bantu twajyaga tubana, twajyaga tugendana, ba bantu twasenganaga batamenyereye imiruho n'amakuba, ubu bari hehe? Hano baranditse ngo muri iryo tsinda abo bantu ntibari barimo, kuko bari bahavuye. Uko inzira ifunganye irimo kurushaho gufungana, abantu b'abanyamurengwe, abantu b'abanyabwoba, n'abantu b'abanebwe, n'abantu b'abanenganenzi bagiye kugenda basigara. Iyi nzira turimo yo kubaha Imana, iyi nzira turimo y'agakiza, hazasigara abantu bake bejejwe ukuri kandi ariko bashaka konyine. Iyo hagiraga ikiba, hagiraga abasigara, ariko abandi akaga baboneraga mu nzira katumaga bashishikara kujya mbere kugeza ku mperuka. Muri iri yerekwa yabonye iyo hagiraga akantu kose kabaga, hagiraga abantu bagasigarana, akantu kose kabaye kagiraga abantu gasigarana, ariko noneho harimo abandi akantu gato kose kabaye, mu gihe abandi bagiye ko kabongeraga imbaraga. Dufate urugero kuri iki gihe cy'icyorezo turimo cya coronavirus.
abantu benshi iyi coronavirus irabagushije mu by'umwuka, mu byo kwiringira Imana no mu byo kumenya agaciro k'inzu y'Imana. Abantu benshi baraguye. Buri kantu gato karimo kuba karimo karagusha abantu. Buri kantu gatoya ako umuntu asomye kuri interinete araguye, ako umuntu asomye mu binyamakuru karaguye, ako umuntu yongorewe n'umuntu katanabaye karaguye, ako umuntu akuye kuri WhatsApp karamugusha. Kandi buri kantu kose karimo kuba karimo karatwara abantu. Ariko ubu hari abantu Imana ifite, ikintu cyose kibaye gitwaye abandi gituma abandi bo bakomera bavuga bati tugeze ku mperuka, dukomere dushikame. Twakomeje kugenda twegamiye wa mukingo, ariko tukabura aho gukandagiza ibirenge neza mu nzira kubera impatanwa. Twasigaye imbaraga zashize, dufashwe na ya migozi, turangije turarangurura ngo twakomejwe no hejuru, twakomejwe no hejuru. Amen. Mu gihe nk'iki ngiki, igihe umuntu azaza akakubaza atari ko abandi ko batwawe n'inyigisho z'ibinyoma, kuki wowe wagumye mu nzu y'Imana, kuki wagumye ku Mana yawe, ujye ubabwira uti nanjye sinjye nakomejwe no hejuru. Mu gihe abantu bazaba bakubaza bati ko imperuka yacanze abantu, isi ikaba yabacanze, imiryango ikaba yabo yasenyutse, ni irihe banga ukoresha ngo umugore wawe mwumvikane, abana bawe bakubahe, Imana igaragare mu rugo rwawe? Jya ubabwira uti nanjye sinjye nkomejwe no hejuru. Twumvaga amajwi y'indirimbo z'intambara n'imidiho, abiyamira, imiborogo ivanze n'ibitutsi, byatumaga tugira umwete wo kuromboreza mu nzira ifunganye. Uyu munsi wa none indirimbo z'intambara, imidiho, abarimo kwiyamira, imiborogo ivanze n'ibitutsi, ubwoko bw'Imana butukwa, turimo turabibona ku ma WhatsApp, turabibona ku ma interinete. Inama zirimo ziraba zo gufatira imyanzuro abantu b'Imana. Ntibikwiye gutuma tugira ubwoba cyangwa duhahamuke, ahubwo dukwiye kuromboreza mu nzira ifunganye. Ya migozi yari idufashe yarushagaho gutubuka uko twagendaga tujya mbere. Iyi migozi yashushanyaga amasezerano y'Imana. Uko abantu b'Imana bazakomeza kugenda mu nzira ifunganye, niko amasezerano y'Imana azarushaho kwaguka, aba manini kuri bo, kuko bahisemo neza. Wa mukingo wera wari warahindanijwe n'amaraso, nibwira ko nanjye nkwiriye gutuma bazahaca barebye amaraso byabafasha gukomeza, kuko hari abandi bahanyuze. Uyu mukingo wagombaga kwibutsa ko atari bo bahageze bwa mbere cyangwa bonyine. Mu magambo make, uyu mukingo wari usizeho amaraso kubera ko hari abahaciye urabakobora. Uyu nawe Ena White yaravuze ngo nanjye niteguye kuhaca kugira ngo abazahaca nyuma yanjye bazamenye yuko hari abantu bababanjirije. Reka mbabwire inshuti zanjye, yaba akarengane si twe ba mbere bagiye kurenganywa, hagiye haba akarengane k'abana b'Imana. Byanga byakunda, si uyu munsi wa none Roma yaba ifite ububasha, yaba yongeye kwiyegereza politike z'isi. Si ubwa mbere Amerika yaba ifashe uruhare rwa mbere mu kurenganya ubwoko bw'Imana. Kandi si ubu gusa isi yaba ihagurutse irimo kuvugurura ibintu kugira ngo igote abana b'Imana. Ariko najya mbabwire ngo ntidukwiye gutinya. Imana yabanye n'abantu bayo kandi bakayikiranukira. Noneho twebwe abasorewe n'imperuka y'ibihe, Imana yiteguye kuduha imbaraga. Ubu iyerekwa ryarakomeje, twageze ahantu hari urwobo utabona aho ushinga ibirenge. Ya migozi yageze ubwingana n'imibiri yacu, twibazanyije ubwoba twiyongorera tuti mbese iyi mirunga ifashwe n'iki? Kandi umugabo wanjye yari yihebye, ngira agahinda kuruta mbere hose. Igihe cyarageze ngo arangije agiye kubona batangira gukekeranya, kwibaza imirunga, ya migozi, bakabaza batari ko iyi migozi nubwo tuyifashe ifashwe kuki? Murumva yuko hazabaho kugeragezwa ko kwiringira kw'abana b'Imana, aricyo gihe cyitwa igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Igihe abantu b'Imana bazaba batiringiye neza uko bahagaze imbere y'Imana. Ariko nshuti zanjye, ikindi kintu gikomeye muri icyo gihe cyo gucika intege, abantu benshi bazagenda basa n'abacika intege, ariko kuko bahisemo neza Imana izabambika imbaraga. Nyuma twakomeje imigozi, turavuga tuti Imana ifashe imigozi, ntidukwiriye gutinya. Amen. Ndajya mbabwira inshuti zanjye, nubwo ibintu byakwihinduriza, Zaburi ya 46, naho isi yahinduka, Imana niyo ifashe imigozi, kandi Imana niyo idukomeje. Kubw'ibyo rero, nubwo isi yaduhinduka, Imana ntiyaduhinduka. Abari inyuma batwikirizaga bati ntiri buduhane, dore iyo yadukuye hose amahoro. Abantu bari inyuma bakimara kuvuga bati Imana ifashe imigozi, hari abantu bari inyuma barimo kubareberaho, bahise bababwira bati rero Imana ntiri buduhane. Reka mbabwire inshuti zanjye,
ubyemere cyangwa ubyange, hari abantu bakureberaho, hari abantu baba batuje bategereje kureba imyanzuro ufata kugira ngo ubongere imbaraga cyangwa ubace intege. Uyu munsi wa none jya wirinda gucika intege, kuko hari abantu b'abanyantege nke Imana yemeye yuko mu ntege nke zawe ubera ikimenyetso, ubera isomo. Mu gihe Ena White mu iyerekwa yavuze ngo Imana ifashe imigozi ntidukwiriye gutinya, hahise haboneka abandi baravuga bati ntiri buduhane rwose, bamwongera imbaraga. Hifashishijwe wa mugozi twaguye mu murima mwiza wo hirya. Iyerekwa riba rigeze gute? Riba rirarangiye. Rero nshuti zanjye, nguko uko iri yerekwa ribivuga, ni nako ibintu bigiye kugenda. Ibintu bigiye kugenda bifungana. Reka turebe ku bintu bitanu bigize ubuzima bwa muntu. Icya mbere ni imirimo. Mu by'ukuri imirimo niyo itugize. Icya kabiri ni ukugira umutungo, kandi umutungo ukitwa uwawe. Icya gatatu ni umudendezo, kugira umudendezo wo gusenga n'uw'umutimanama. Icya kane ni ubuvuzi, kuba wemererwa kuvurwa kandi warangiza ukagira amagara mazima, ubuzima bwawe bw'ahazaza ukaba ubwizeye. Icya gatanu ni uburezi, kuba abana bawe bashobora kwiga kandi uburezi bwawe bukaba uburezi bw'abana bawe, bukabategurira ahazaza heza. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ngizi izindi nzira z'ubuzima zidufasha kubaho neza: inzira y'imirimo, inzira yo kugira umutungo, umudendezo, ubuvuzi, uburezi. Ni inzira zidufasha kugera ku iterambere rirambye, kandi ni inzira zidufasha kugera ku cyo twifuza kugera, zikanatwizeza yuko ubuzima bwacu bw'ahazaza buzagenda neza. Ariko nagira ngo mbabwire nshuti zanjye, izi nzira nazo ni inzira zigiye gufungana, kandi inzira zose zigiye kurushaho gufungana. Reka turebe imirimo. Bite ku bigendanye n'umurimo? Hagiye gushyirwaho uburyo bwitwa kureshyeshya abantu, ariko mu by'ukuri buzima amahirwe abantu bamwe, buha amahirwe abandi. Mutekereza ko ari bande bagiye kubura amahirwe? Amahirwe abagiye kuyabura ni abubaha Imana, bakomeza amategeko yayo. Kuko niba amabanki agiye gutangira gusinya amategeko y'uko bagomba gukora amasaha yose, kandi nanone ku cyumweru bakaruhuka, ubwo bivuze yuko abantu bakora muri ayo mabanki bakomezaga amategeko y'Imana kandi bakaba bizeraga Imana. Aba bantu bagiye guhura n'akaga. Bite ku bigendanye n'abari mu burezi? Byanga byakunda, iki cyorezo cya coronavirus kirimo kirihishwamo amategeko y'icyumweru mu buryo abantu batazi. Rero nshuti zanjye, hagiye gushyirwaho uburyo bwitwa kureshyeshya abantu, ariko bwima amahirwe bamwe bitewe n'ingamba zashyizweho. Hakora abadakenera kuruhuka kandi basenga akazi. Mu magambo make, murabyibuka, abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Ubu rero ni bande bagomba isi izakingurira amarembo y'akazi? Ni abantu bataruhuka ku manywa na nijoro, ni abantu basenga akazi, ku buryo umubwira akubwira ngo ngiye gusenga, ugahita umubwira utumva rero hari ibintu bibiri: ari akazi kagufitiye akamaro no gusenga bigufitiye akamaro. Hitamo kimwe, ufata umwanzuro wa burundu. Abantu benshi rero bagiye kwerekera ku gusenga akazi, ku buryo umuntu azaza akubwira tumva Imana irabibona, nta kundi nabigenza, nabahone. Ubu abantu bagiye gutamba isabato kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, boroherwe. Rero iyi nzira igiye gufungana. Uko dukomeza kwigira imbere, inzira y'imitungo nayo igiye gufungana. Systeme Egiputa yakoresheje abantu bagakeneshwa kugeza ubwo leta yasigaye ari itunga abaturage, leta igasigara ikize. Leta bigiye kubaho n'ubundi ku isi, leta zigiye kuzamura abazifasha ku myumvire, nizirangiza zimanure abatumva neza systeme. Byanga byakunda ngo ibyo ibintu bigiye kubaho. Hari imvugo yitwa keep them poor, basige mu bukene. Niyo kintu kigiye gukoreshwa, bitewe n'uko abantu ubu bukene bugiye kuzanwa n'iki cyorezo, bugiye gutuma abantu baba mu bukene, ku buryo abantu benshi bagiye kwigurisha kuri za leta zabo, kandi izo leta nazo zizatuma imitungo yabo, byanga byakunda, abantu bazasigara imitungo yabo basa naho batayifiteho ububasha, batayifiteho uburenganzira,
kandi ibyo bintu birimo birakorwa mu Burayi, ibi bintu birimo birakorwa muri Amerika ndetse n'ibihugu bimwe byo muri Afurika. Igihe kizagera abantu basigara ari aba Farawo, igihe kizagera abantu bumvikana na sisiteme. Reka mbibutse yuko mu Egiputa mu gihe abantu bose bari baragurishije imitungo yabo, ni bande basigaranye imitungo? Ni Abisiraheli babanaga n'Imana kuko banze kwigurisha. Abandi bantu basigaranye imitungo ni abatambyi b'ibigirwamana bya Farawo. Rero uyu munsi wa none isi abazasigarana ubushobozi bwo kugira imitungo ikitwa iyabo bakayisanzuramo ni abantu bazaba ari abatambyi batambira leta z'isi, ibyo zivuze bakabishyira mu bikorwa badatekereje. Nshuti zanjye, hagiye kubaho icyo bita keep them poor. Abantu bagiye kurekerwa mu bukene kugira ngo leta zibone uko zibakontorora. Inzira ifunganye rero igiye kurushaho gufungana ku bantu b'Imana, ariko bari mu nzira ifunguye bo bazakomeza n'ubundi basenga byose, bitwara mu buryo bwose, bo ntabwo ibi bintu bizababangamira. Umudendezo, ngiki kintu gikomeye. Iyi nzira kwishyira ukizana kugiye gusenyuka guhereye muri Amerika. Murabizi yuko umudendezo wo gusenga Imana n'umudendezo w'umutimanama nibyo bintu byatumye leta zunze ubumwe za Amerika zitangira. Hari abantu babujijwe uburenganzira bwo gusenga uko bashaka, bari baturutse mu Burayi bahunga Roma, kandi imitimanama yabo ntago yemererwaga gutekereza. Bageze muri Amerika rero baravuga bati iki gihugu cyacu kizatanga umudendezo mu gusenga n'umudendezo ku mutimanama. Uyu munsi wa none rero muri Amerika, nyuma y'uko Trump avuyeho hakajyaho Joe Biden, uyu munsi wa none ikintu cyihishe inyuma nuko umudendezo wo gusenga n'umudendezo w'umutimanama bigomba kwigizwayo. Gutekereza ukwawe no gukora ibyawe ku giti cyawe bizitwa kuba umwanzi w'isi. Kuko ibyo rero hagomba kubaho abantu bemera icyo bita common good. Ukuri kwawe ukakubika ukagendera ku kuri kwa rubanda rusange. Icyo abantu bemeranyijeho kubwiriza akaba aricyo kibwirizwa. Umwanzuro abantu uko bashaka gufata ibintu ni uvuga ngo niba wowe abantu barimo kuvuga ibintu ko ari umweru, wowe ukaba ubarusha ubwenge ukabona ko ibintu ari umukara, gendana nabo, wirinde kubababaza. Ugumane mu mutwe wawe yuko ibintu byawe uko wabonye ibara ari umukara, ariko nugera kuri mikrofone, nugera imbere y'abantu, nuba uri kuganira n'abantu, ubabwire yuko ari umweru. Ngiki kintu cyitwa common good, ni ukuva ku byawe by'umwihariko warangiza ukagendera muri rusange. Mu magambo make, umutimanama uburenganzira, gusenga n'umutimanama umudendezo wabyo ugiye kurangira. Ni bande bazabangamirwa rero? Ni abantu bo mu nzira ifunganye. Kuko abantu bo mu nzira irangaye, abantu bo mu nzira ngari, ushatse wanababwira uti muzasenge ejo, barasenga. Kuko bo kuri bo gusenga kose ni ugusenga. Umutimanama we niba udakora, uwo umuyobozi w'idini rye urakora, agendera ku cyo umuyobozi w'idini rye amubwiye. Twihuta, inzira ya kane igiye gufungana n'ubuvuzi. Murabyibuka neza yuko hari isano hagati y'ubutumwa bwa marayika wa gatatu n'ubuzima no kwibungira amagara mazima. Kuko ibyo rero Satani nawe azitiza ubu buryo ngo arwanye inama y'agakiza. Niyo mpamvu mu bigendanye n'igishushanyo cy'inyamaswa, Satani nawe azashaka uburyo afatiramo n'ubuzima bw'abantu. Kubw'ibyo politike z'isi zizimukira mu buvuzi, kuko ntawe ubuvuzi busiga. Amadini n'igisirikare n'ibindi bice byose bizaza bifata imyanzuro, kandi bifatira abayoboke n'abaturage imyanzuro, kandi guhitamo kuzaba kudahari. Rero nshuti zanjye, ngiki kintu gikomeye. Niba kwirinda ari ubutumwa, ari ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu, ni nako uyu munsi wa none indwara z'ibyorezo kuzaba ukuboko kw'iburyo kw'inyamaswa yo muri Daniyeli no mu byahishuwe, kugira ngo ikoreshe imbaraga zayo zose. Twihuta, hari icyo bita uburezi. Nshuti zanjye, uburezi burya ni ikintu gikomeye, kuko uburezi butuma abantu barezwe neza baba abaturage beza, bakaba abizera beza b'itorero, bakaba abantu bagize umuryango, sosiyete mwiza. Ariko reka turebe ni iki kigiye gukorwa rero. Hagiye gusenywa inzego zose z'uburezi, hagiye hahora haboneka impinduka za buri munsi kugira ngo uburezi butagira ireme. Hagomba kuremereza uburezi ku buryo inzira yo gushaka no kubyara ihanagurika. Uyu munsi wa none uburezi burimo buragenda buzamuka
kubona uburezi bisaba amafaranga menshi. Ku ruhande rumwe, kugira ngo uburezi bukunde, hari ibyo bagusaba ugomba kuba wujuje, bizakomeza kugenda biba umutego. Ku ruhande rwa kabiri, kugira ngo ugire ubushobozi bwo kugira uburezi bwo kwisanzura bw'umwihariko bwawe n'abana bawe, bizaba bigoye cyane, kandi ibyo bintu bizakorerwa kugira ngo gushaka no kubyara bihanagurike mu mitima y'abantu. Gukura abantu munsi y'umuco wabo bakaba baretwa biterambere, bakaba baretwa b'ibihugu bikomeye, iki kintu nacyo kigiye kuba. Nshuti zanjye, buriya byanga byakunda ibihugu by'i Burayi n'ibihugu bya za Amerika, byanga byakunda n'ibihugu bimwe byo muri Aziya, bahora bashaka yuko Afurika ndetse n'ibindi bihugu bikennye bibagendera munsi y'ibirenge, bigenda munsi y'ibirenge byazo, kugira ngo ibyo bihugu bitere imbere kandi bifate imyanzuro. Kubw'ibyo rero, inzira iri mu burezi. Hagomba gusenya uburezi, hakaboneka indirimbo zisenya umuco, hakaboneka amategeko ahindura amategeko sosiyete yagenderagaho, ibintu bikaba akavuyo. Noneho ikindi, hagomba kubaho tekinike yo kwima amasaha umuryango n'Imana. Abantu bagomba kuba bize kugeza igihe bazabura mu ngo zabo kugira ngo bahe abana babo uburere. Ubwo rero umuntu wabuze umwanya wo mu rugo, igihe kizagera n'umwanya wo ku rusengero awubure, n'umwanya w'Imana awubure. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo inzira zigiye gufungana. Uyu munsi wa none mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Mu magambo make, aya magambo arakomeye. Bagiye gucamo abantu amatsinda. Bamwe bagiye kuba aboroheje, abandi bahinduka abakomeye. Bamwe bagiye guhinduka abatunzi, mu gihe abandi bagiye gukeneshwa cyane. Bamwe bagiye guhinduka ab'umudendezo wo gukora ibibi, abandi bitwe ab'imbata. Mu magambo make, babatwe n'amategeko yashyizweho abandi. Hagomba rero aba bantu bazashyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Mu magambo make, abantu bazafatirwa mu mitekerereze, bafatirwe no mu mirimo yabo. Ngaho ahantu habiri ikimenyetso cy'inyamaswa abantu bazacyakirira. Uyu munsi wa none abantu barimo baravuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni coronavirus, abandi bakavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni agapfukamunwa. Ariko biriya byose ni ukujijisha kwa Satani. Icyo mugomba kumenya ni kimwe: ikimenyetso cy'inyamaswa kizajya mu ruhanga rw'abantu basanzwe bari mu nzira ngari, kuko n'ubundi basanzwe atari ababo ngo bigenge. Ariko bari mu nzira ifunganye, iki kimenyetso ntabwo kizabajyaho, kuko nta sano bazagirana nayo. Reka mbabwire yuko Imana izakora byose kugeza ubwo mu bwoko bwayo hatazaboneka abantu bajyaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Gutegeka kwa 2:12-36, kuko Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe, azababarira abagaragu be, nabona yuko amaboko yabo ashize, kandi ko hatagira usigaye w'imbata cyangwa umudendezo. Amen. Hano iri somo ririmo ibintu bitatu. Icya mbere ririmo urubanza, kuko Uwiteka azacira ubwoko bw'urubanza. Kandi mu gucira ubwoko bw'Uwiteka urubanza, Uwiteka icyo azaba agendereye cy'umwihariko nuko urubanza, abantu bariho mu gihe cy'urubanza uyu munsi, bamanika amaboko bakabwira Kristo ngo abarengere, bagaha agaciro ibyabereye i Karuvari, ari byo bihanagura ibyaha byabo, kandi Kristo akaba ari we uhinduka umucamanza n'umutambyi mukuru wabo. Kubw'ibyo rero azababarira abagaragu be, nabona yuko amaboko yabo ashize, imbaraga zabo zibashiranye, biringiye Kristo kuruta uko bakwiringira undi muntu uwo ari we wese. Kubw'ibyo kandi ko Imana izabanza irebe yuko muri bo, mu bwoko bwayo, hatagira usigaye w'imbata cyangwa umudendezo. Iri somo rirasobanura iki? Abantu benshi, reka mbibutse yuko Imana igiye gukora akazi mu itorero ryayo ku buryo abantu bayo bazasigara atari imbata z'isi. Ariko nanone Imana izakora ibishoboka byose kugira ngo aba bantu nanone umudendezo isi izaba irimo guha abantu, uyu mudendezo utazagera mu bwoko bwayo. Mu magambo make, tugiye kutaba imbata z'isi, duhinduke imbata z'Imana gusa. Tugiye kutaba ab'umudendezo w'isi, duhinduke abafite umudendezo w'ijuru. Ngicyo ikintu nkwifuriza,
ni ukugenda mu rugendo rwerekera ku Mana, udaciwe intege n'ubuzima, udaciwe intege n'ubuhanuzi. Ahubwo ibi bintu byose nibiba, nubona hari ibintu birimo kugenda bisigara, ukabona hari abantu basigaye, ukabona amahirwe wari ufite arimo aragenda afungana, uzamenye ko inzira ifunganye irimo kugenda ifungana, ariko Imana yagura umutima wawe, yagura ibitekerezo byawe, yagure kwizera kwawe, kugira ngo ubwo mu isi ibintu bigenda byifunga, mu ijuru ibintu bigende byifungura, agakiza ka Kristo akubera umutunzi, kugeza igihe uzaririmba indirimbo nziza ivuga ngo ngwino soko y'umugisha, mu mutima ugushima. Amasoko yose y'imigisha isi yajyaga iha abantu agiye kugenda afungana ku bantu b'Imana, ariko muhumure, Kristo azatubera isoko y'umugisha. Ngiki cyifuzo cyanjye, mwifuriza nanjye niyifuriza, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Inzira ifunganye irimo irarushaho kuruhanya, kandi abayinyuramo nabo barimo bararushaho kuba bake. Abantu benshi, uko isi igenda ifunga ibyayo, uko isi igenda ifunga amahirwe twajyaga tubona, uko isi igenda idufatira imyanzuro, ni nako buri kantu kose kabaye karimo kugenda kagira abo gasigarana. Ariko turakwinginze kugira ngo twebweho uduhe imbaraga, kugira ngo nidukomera dukomeze bagenzi bacu, kandi ibirenge byacu mu gihe binaniwe, Mwuka wawe wera abyongera imbaraga. Uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dushaka ubuzima bworoshye, ahubwo ibirenge byacu bigume mu nzira ifunganye, amaso yacu yahumure kugira ngo tubone yuko agakiza kacu katwegereye, kandi isi igiye gushirana no kwifuza kwayo, ariko abubaha iby'Uwiteka wowe udusaba bagiye kubaho iteka ryose. Duhe ibyiringiro mu isi itabifite, uduhe kureba kure mu isi yambaye amarinete ayirebesha hafi, uduhe kugira agakiza mu mitima yacu mu gihe abandi barimo kugakura mu bayobozi babo, kandi ijambo rya Bibiliya rijye ritugira inama kandi tuyikurikize, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.